Menya neza niba umukobwa agukunda cyangwa kwirataho cyangwa se akuryarya kugira ku byo utwaye twose agucucure. Niba uri mushya hano kuri Sharif TV kanda subscribe, like, share na comment. Ndetse niba uri uhasanzwe kanda like. Ikiganiro ni hirya y'imitekerereze. Bahaye ikaze. Iki kiganiro kidufasha kureba ibintu byose twahishwe ndetse n'amabanga mayira abantu bakunda gukoresha kugira ngo uburyarya bwose, uburyaryate ndetse n'ubujura batuzanaho tubikwepere kure. Mu gihe urukundo rukuzahaje ibi ngibi ntiwabibona. Mu gihe wowe uri kumva ko urukundo rwakugezemo cyane ibi ntiwabibona. Niyo mpamvu kankurya kara. Niba uri umuhungu cyangwa ukaba uri umusore reka nkose kuko ibi bintu birakenewe cyane. Ugomba kubimenya mbere y'igihe kugira ngo utazagira igihe ukisama wasandaye ndetse nta kindi kintu bikoraho. Mbahaye ikaze. Urukundo rw'abakobwa ruratangaje ndetse n'ukuntu abakobwa bitwara mu rukundo byo biratangaje kurenza n'ibindi. Niyo mpamvu ahangaha kuri Sharif TV nkuhaye ikaze nkubwira ngo bikwereke neza. Ubu ngubu ugomba kumenya umukobwa ugukunda cyangwa umukobwa ukuryarya. Wowe icyo usabwa gusa bana nanjye vuga ino video irangiye. Ushobora kwibaza ngo bigenda gute? Umukobwa ugukunda nta na rimwe uzamusaba guhura nawe akubwire ko ari busy. Naba ari na busy mu bigaragara azahita akubwira ko igihe cyose yongeye kugupangisha muhure. Mu gihe umukobwa mukundana uzamusaba ko muhura ugasanga akubwiye ko ari busy ndetse ntazongere kuzana icyo gitekerezo cyo kugira muzahure. Ubwo uzamenye ko atangiye kukuryarya rwose. Urukundo rwawe muri we ruzaba rwaramushizemo ndetse nta nubwo azaba agifite. Aho buri gihe aba ariho uzajya winginga. Icyo gihe rwose urukundo rwawe ruzaba ruri mu mahondobera ruri kumanuka rugenda rugera ku musozo. Rero kugira utazababazwa n'urukundo umva ibintu witonze. Mu gihe umukobwa akusabye ko mukundana cyangwa se igihe wamusabye ko mukundana mukabana nk'abasheri, mukabana nk'abantu bakundana mu rukundo, ibintu utangira kubibona ku mukobwa mukundana uzamenye ko rwose katagukunda ndetse yarangije ko kwikuramo kera mu buryo budasanzwe. Ikintu cya mbere, kubona umukobwa amaze icyumweru cyose atarakwandikira cyangwa guhamagare. Abakobwa bakunda ikintu bita umwanya, bakunda ikintu bita keya. Rero muri byo nataba bigushakaho ukabona amaze icyumweru ataguhamagara ndetse nta n'icyo bimubwiye, ujye umenya ko rwose urukundo rwawe yarangije kurwihanduramo, atakigukunda, akuryarya ndetse anakubeshya. Ikindi cya kabiri rwose, n'ubu n'umukobwa mukundana atangiye kujya akuzuruma, ibyo bita kukuzuruma, kuguhisha, ukabona ko inshuti ze ntabwo ashishikajwe n'uko zikumenya. Burya umukobwa ugukunda akuratira inshuti ze, ibyo bita kuba unproud. Aba proud yawe kugenda ahantu hose usanga nawe abakobwa bakuzi kandi nawe utarigeze ubahura nabo kubera ko yabaratiye inshuti ze. Ibyo biranga umukobwa ugukunda. Ariko umukobwa utagukunda we iyo bashatse no kukuvugaho aragufobya, akavuga ko ari agahungu ka maringaringa kamwitereteshwa kandi atagakunda. Ugasanga icyubahiro muri bagenzi be yarakikwatse, babona kumwihomaho, wowe ugakomeza ukamwihomaho. Ariko ibyo bintu rwose ibyo nubibona uzahita ushaka uburyo ki nawe byikuramo kugira isereri ritazakubana umusoso bagahora iryarya n'indyamirizi zibana. Ndetse ujye umenya ko indyarya imwe n'indyamirizi. Ibyo bintu nubibona ntusigire uta umwanya wawe ngo wongera kumuhamagara, kumwandikira ndetse n'ibindi. Ibyo bizaba ari guta umwanya wawe. Ikimenyetso cya karundura cyangwa se icyo abantu benshi bakunze kugwamo cyane ndetse bakazava mu rukundo barwicuza, aricyo ngiye kukubwira, icyo bita placed cyangwa se buy on past. Uburyo uvuga ngo ngurira. Burya umukobwa iyo yatangiye kukubwira ati ngurira agasakame, ngurira impano mu buryo budasanzwe, ugasanga buri cyumweru akubwiye nk'ibintu bigera muri 7 kukubwira ati ngurira impano, akakwibutsa kumugurira.
Muri make ikintu cyose ashatse kukubwira akakibwira ku mafaranga cyangwa se akabyemera ku bushobozi bw'amafaranga, jya umenya ko uwo mukobwa yatangiye rwose kukwikuramo kera atagikukunda ahubwo abonamo ubushobozi. Rero umukobwa yatangiye kukubonamo ikintu cy'amafaranga cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga, aba yarakwikuyemo kera, ntabwo aba akigutekereza cyangwa agukunde, aba atangiye kukuryarya ari kukubonamo igishoro cye, bizinesi, ndetse ari kubona ahantu yazakura imari kari kuri wowe. Niyo mpamvu ibyo bintu ukimara kubibona ku muntu mukundana rwose amahirwe masa wakoramo akarenge kawe bigishoboka, bitari ibyo uzisanga mu marira, amaryane ndetse n'amarira y'urukundo kugeza n'aho uzabura n'ikintu na kimwe uvuga mu buzima bwawe. Niyo mpamvu nkubwiye ati hunga urukundo rwa feke, nkunda urukundo rw'uburyarya, nkunda urukundo ruhungire kure. Mu gihe uri kubona ko abantu muri kumwe batabyifuza, mu gihe uri kubona ko umuntu muri kumwe wese atifuza urukundo rwawe, nawe ukeneye ibyiza, nawe ukeneye abantu bakureba neza kandi ukeneye abantu bakwishimira. Niyo mpamvu uhunga urukundo rwa feke rwose. Wowe tubanye muri ino video ndagushimiye, ndetse niba uyikunze cyangwa ikabigufashije yisharinge na bagenzi bawe, manuka muri comment wandike ngo hunga urukundo rwa feke, menya urukundo rwa nyarwo. Ndabashimiye, yari Sharifu hano kuri Sharifu TV. Reka tubane mu bindi biganiro, musigarane amahoro n'amajyana yanje, mwongera gusubiza nyuma mu bitekerezo muri abakunzi mukundana. Ndabashimiye.